ifoto y'umukobwa wamamazaga indirimbo ya Juno KIZIGENZA. Ni ifoto Juno KIZIGENZA yashyize ahagaragara mbere ko asohora indirimbo ye Please Me. Iyo foto ivugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga benshi. Uyu mukobwa waje kugarukwaho na honorable ministre Bamporiki. Ni ifoto yagiye hirya no hino igera kuri Twitter, irabica biracika, abantu batuye umukobwa ninde nuwa hehe ko tumana yakatinze mu buryo budasanzwe. Indirimbo rero yaje gusohoka, igisohoka icyo umuntu yibazaga cyambere no kuvuga bati umukobwa wakatinze akageraho akikizo twenda twimbere ni mukobwa bwoko ki? Umukobwa wakatinze mu buryo budasanzwe bwa mbere mu mashusho mu Rwanda ni umukobwa wa hehe, ni umukobwa wande? Abantu wese, buri wese kuri social media nicyo kibazo yibazaga, ariko se ni uwo mu Rwanda? Harimo na benshi bavuze bati ntabwo ari uwo mu Rwanda, rikada ni umunyarwandakazi. Ubundi ni umukobwa wo kwa pasitori, ndetse amakuru nikururiye rwose njye ubwanjye kuko nabyutse nyashakisha nuko ari naryo dini kugira ngo nkubwire wowe utarareba filime nyarwanda igezweho. Wow, Ururiho series niyo seri irimo irabica bigacika. Ya munsi y'iyi video yacu ujye kurebamo episode ya 5. Iyi filime ni nziza cyane, genda uyirebe ube wayisharingira n'abandi b'inshuti zawe kandi yabigisha byinshi. Bebe uri bukumenaho amazi, ngawumbabarire na rega wowe uzumfatirana muri stress n'ibyo manibereyemo. Urankunda kutakunda se kugeza ntago wageza aho mayikigera. sabe namurusha asubire kugera mutaguca kubera iki tubigarutseho ko yaba yarabyinnye mu kubyina ntago ari igitangaza hano muri industry yacu nyarwanda, bisanzwe bibaho. Ariko uyu mukobwa icyo twaje kumenya nuko ari umukobwa wa pasiteri, kandi murabibona no kuri ako ka video kagenda gatambuka ko aho yaririmbaga indirimbo zo kuramya Imana. Niba ari ukuramya Imana, niba ari iki, ariko n'indirimbo zaririmbiwe Imana. Dore murimo muragenda mubibona. Noneho agashya yegeze yakora naho yatinze mu ndirimbo ya Juno KIZIGENZA, aho yatinzemo nge birimo birambabaza cyane, birimo birantera n'isoni. Gusa ni kakazi kacu kandi tugomba kugakora. Muramubona ku mwambaro mwiza yabaga yambaye, ku kanatrere ke keza, murabibona rwose agasatsi ko kameze neza. Noneho dore andi marorerwa aho yambaye agakariso konyine ndetse n'agasutiye. Umwana w'umukobwa Instagram ye yamaze guhanaguraho poste zose muzo yagiraga. Yitwa Eze da Houston kuri Instagram. Byose yarasibye, aravuga ati reka nikize ibi bintu hanyuma ngaruke mu isura nshya. Niba ushaka kureba ubundi abandi ba modo cyangwa abandi bantu basanzwe bajya mu video, ntabwo baba ari abantu bashya ubonye ubwa mbere cyangwa bashyizeho amaposte icyo gihe. Mu gihe we nibyo yari afite mbere yabisibye. Afite abantu bamufollowinga 3,142 kugeza aka kanya ndi gukora iyi nkuru. Uyu mukobwa rero watinze muri iyi video ya Juno KIZIGENZA agatangaza abantu benshi, akagarukaho cyane n'umukobwa wabanje kuba muri korali ku kanatirere keza. Twibaza tuti uyu mukobwa noneho watinzemo
uyu mukobwa wikuye akenda k'imbere, uyu mukobwa rero umukobwa wa pasiteri rwose, umushumba w'itorero, twaje kumenya icyo yabitekerejeho. Wakibaza ngo ni igiki uyu mupasiteri yabitekerejeho. Wewe ntago amujajinga, yamaze kwemera, yamaze guhebera urwaje. Rero uyu mukobwa we nta kintu kidasanzwe yegeze atutangariza, kuko yatubwiye ko abavuga bavuge, ibyo ntago bimureba. Rero bakunzi bacu, mutwandikire muri komantere, mbese ibi birakwiriye ku mwana wa pasiteri, umushumba w'itorero uyoboye abantu ibihumbi, ko ashobora kugaragara muri iyi ndirimbo aho yikuye akenda k'imbere ye? Baba we, muturebere rwose, muyirebe aho yikura akenda ke k'imbere, akagera asanga uyu musore Juno Kizigenza. Reka tunagire agapira abakunzi bacu, ndetse nawe waba ari ubwa mbere waba udukurikiranye, kuri subscribe. Tuzajya tugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, isesengura nk'iri ngiri, cyane cyane ko natwe turi abakristo. Nawe uri umukristo, sava. Nawe ukunda film, sava, turakomezanya. Nawe ukunda ibindi byamamare, tuvuga ngo ni abakristo gusa, twese turakubita turahuranya. Nawe ushaka kuba waduha inkuru, tubwire, ese birakwiye koko ko uyu mukobwa wa pasiteri, dore ko twabikuye ahantu hanafatika cyane, Irene Murindahabi, kandi uyu mukobwa akaba asengana na Irene Murindahabi, agafata Instagram hanaguraho byose ibyo yabaga afiteho, ahita ahindurira izina, atangirira ku ndirimbo rero bita Praise Me. Amafoto yayo niyo yonyine agaragaraho yambaye ikariso yonyine ndetse n'agasutiye, ariko mu ndirimbo akaba yaratinzemo. Niba mwakomeje kugenda mubibona aho akasutiye yakikuye. Ngayo nguko rero, ngiyo inkuru twari tubafitiye. Muduhe ibitekerezo, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, like, comment ndetse na share. Musharingira abandi kugira ngo ibitekerezo bigwiye, tuzagaruka tubabwira. Kugira ngo nkubwire wowe utarareba film nyarwanda igezweho, wow, Ururiho series niyo seri irimo irabica bigacika. Ya munsi y'iyi video yacu ujye kurebamo episode ya 5. Iyi filimi ni nziza cyane, genda uyirebe, ube wayisharingira n'abandi b'inshuti zawe, kandi yabigisha byinshi. Bebe uri bukumenaho amazi. Ngaho mbabarire na rega wowe uzumfatirana muri stress n'ibyo manibereyemo. Urankunda kutakunda se kugeza ntago wageza aho mayikigera. Sabe namurusha. Ashobora kugera gute guca.